agafilime kacu tugatangiranye n'umuzamu wari uri mu muhanda. Ako ka mwanya yari arimo kwepa imodoka, hari yaje disi ihita imugonga. Umugabo yari ari ku ruhande akomeza gutaka cyane, aravuga ati mana yanjye bigenze gute. Yaje yiruka nka bwangu atarwambaye aza gutabara umudamu we. Yo yaraje disi akomeza gutaka cyane, akomeza kusakuza avuga ati mana yanjye, ati kubera iki ibintu byambaho, ati biragenda gute, ndabigenza gute. Yo yakomeje gutaka cyane, akomeza gutabaza avuga ati mana yanjye mwamfashije. Ariko mu by'ukuri ku ruhande hari umudamu wari uhari ndetse n'umugabo bita Maurice. Bakomeje kureba, barangije nibagira n'ubufasha bamuha, baramwihorera. Bakomeza kureba umugabo akomeza gusaba ubufasha, abandi baramwihorera. Barakwereka disi bahise basubira inyuma baragenda, aho kugira ngo bamuhe ubufasha baramwihorera bamureka wenyine. Ariko mu by'ukuri kubera iki tudafashanya, tubiterwa n'iki? Barakwereka disi bwarakeye umudamu ahita disi bamuhereza n'akagare. Arangije umugabo amuzana kumwakira ubufasha disi ngo bamwiteho. Ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko uyu mugabo yarazanye umudamu mu baturanyi ngo bamufashe. Ariko mu by'ukuri urabona abo yamuzaniye n'ubundi niba abandi banze kumufasha igihe yakoraga impanuka. Yo barakwereka disi umudamu ukuntu yari yabaye, yari yicaye no mu kagare ubona ko nta kintu yabasha gukora. Ariko mu by'ukuri ku ruhande bari banze kumufasha. Umugabo yarabwiye ati niki nakora cyangwa se niki nabaha kugira ngo mukunde mumfashe kandi mwite ku mudamu wanjye kugira ngo nzasubire mu kazi, disi muzasigare mumwitaho. Ariko mu by'ukuri byari bigoye kugira ngo babashe kuba babyumva. Baramubwiye ati ese ufite amafaranga angahe cyangwa niki waduha kugira ngo tumugufashe. Yo arangije disi yakuyemo amafaranga yose yari afite agire ngo ayabahe. Arangije uyu mudamu wari ku ruhande, wibuke neza ko uyu mudamu n'umwe wihishe ndetse n'uyu mugabo igihe ino mpanuka yabaga banze kumutabara no kumufasha. Arangije yabonye amafaranga ahita atangira kubyina, aranishima cyane, atangira no kuyamwambura ati yazane n'ubundi tuzagufasha kandi tuzamwitaho, nta kibazo na gitoya azagira, ati ndabizi neza ko bizagenda neza. Barakwereka disi umugabo yarazanye umudamu we bakomeze disi bamufashe. Ariko mu by'ukuri byari bigoranye, yari yaranegekaye ubona ko nta n'ikintu yabasha gukora. Yo barakwereka disi bakomeje gusubiranamo, aramubwira ati amafaranga n'ubundi nubwo wakayaduhaye yose n'ubundi aya ngaya azajya amuhahira, atunamwiteho mu bindi byose. Ariko mu by'ukuri aya mafaranga ni makeya, ntabwo azajya yaryamo ngo ndetse anabashe kuba yanayagurirwamo imyenda cyangwa se n'ibindi. Turashaka wongera amafaranga kubera ko aya mafaranga ni makeya. Barakwereka umugabo disi arimo ababwira ati ko nta yandi mafaranga mbona nabona nabaha, mwajyanye ayo ngayo ariko mukamfasha kugira ngo umudamu wanjye yitabweho kandi amere neza. Yo bakomeje kuvugana na Maurice, aramubwira ati n'ubundi ati Maurice muri kugira ngo nabone tumufashe, icyo azaduha ni kimwe, agomba kutwongera andi mafaranga kugira ngo tumwiteho. Umugabo yarababwiye ati amafaranga nayandi nabasha kubaha kubera ko nayo mfite, nayo nari mfite nanjye nari ngiye kuyakoresha, ariko ndabinginze mumfashe. Yo nandi yarasigaranye disi ari gukoramo tike yari yazanye ngo yabahereze, ariko babashe kuba bakwita ku mudamu we. Yo barakwereka disi yarababwiye ati amafaranga nubwo nyabahaye muzamfashe kandi umudamu wanjye azitabweho, nazagira ikibazo na gito yahura nacyo kandi ndabinginze. Yo urabona ko n'amafaranga disi yandi yarasigaranye yose arayafasha, arayabaha, arayabihera disi ngo bite ku mudamu we. Ariko mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye. Yo yaranje disi yaramusezeye, aramubwira ati uzamera neza humura, ati kandi nanjye nzagaruka, nimara kugaruka nzakwitaho kandi bizagenda neza. Yo barakwereka disi bakomeje kuguma aho ngaho, bakomeza gusigara basigana bavuga ati n'ubundi tuzamugifasha cyangwa se tunakihorere kubera ko n'ubundi n'ubushize twaramubonye twanze no kumutabara. Ariko n'ubundi yaravuze ati disi mujyane mumwiteho, nanjye subire mu kazi kandi aho nzagarukira nzabahemba bishimishije. Yo barakwereka Maurice yafashe ka kagare karimo wa mudamu, arangije atangira kumutwara uko yishakiye, atangira kuvuga ati n'ubundi nuko byamera kose ndakujyana, atareka amafaranga tugiye kugenda tuyahekenye. Barakwerekana wa mudamu wundi yakomeje kwishima, akomeza kunezerwa cyane, aravuga ati amafaranga tumara kuyabamara tuzagufata tukujugunye. Barakwereka disi batangiye kugira igihe cyo kurya, bajya kumuhereza ngo atamire, disi uyu mudamu agahita amucoma, agahita yihera Maurice umugabo we. Uyu mudamu yari umuntu mubi cyane, yari umugome kandi uhambaye. Yakomeje kubikora gutyo, yajya kumutamika disi ngo amugaburire akamucoma. Urebe urwo yahuye narwo disi yahuye n'uruva gusenya uyu mudamu. Hari akavideo sinzi umuntu uri gufata akavideo ku ruhande, ariko ikigaragara cyo uyu muntu tutabashije kumenya wafashe kano kavideo k'ibintu bamukoreraga. Disi baramuhohoteraga, ariko mu by'ukuri nta n'ikintu banamaga, kandi wibuke neza ko bari baramuhaye n'amafaranga, bari baratanze n'amafaranga kugira ngo azitabweho. Ariko ibintu bamukoreraga nawe ubwawe byakubabaza kandi biteye ubwoba ndetse biteye n'agahinda. Yo barakwereka
barakwereka disi yakomeje kuguma aho ngaho, arangije disi bakomeza kumucoma banga kumugaburira, bakomeza kumwicisha inzara ndetse banakomeza no kumwicisha n'imirimo, kandi ubona ko nta kintu yarashoboye gukora, yarakiri disi ataramara gutora n'agatege, kandi ubona ko nta mbaraga afite. Bakomeje kumuninira disi, bakomeza kumuca intege, bakomeza kumubwira ngo n'ubundi uko byamera kose waje ahangaha kugira ngo ujye ufata dukora imirimo, n'ubundi ntabwo waje ahangaha kugira ngo bijye bigenda gutyo. Barakwereka ku ruhande wa muntu yafashe ka video areba ibintu barimo bamukorera, arangije wa mudamu yarahagurutse afata ka kagare, arangije disi ngo amukuraho ngo amubwire ati sohoka hanze ugenda uve hano mu nzu. Yo yafashe ka kagare, arangije disi mbega umudamu mubi aragafata aragasunika cyane n'imbaraga, aragahirika cyane ngo nagende asohoke mu nzu. Wibuke neza ko hari umuntu tutazi uri gufata video, kandi iyi video mwakabyaramwe ndagira ngo witegereze neza. Barakwereka bwarakeye yakimara kumusohora afata umupira wa basket akomeza no kumukoresha imirimo disi ivunanye, atangira kumubwira ngo nakorope, akora amasuka akorope disi anakubure, atangire gutoroshaho mu nzu. Yo arangije disi nta kintu yarashoboye, yari ataratora n'agatege, ariko kubwo kwihangana disi no kubwo gukomera yatangiye kubikora, kandi ntabyo yarashoboye. Ariko Mana nyagasani, kubera iki byagenda gutya? Kubera iki Mana tutafasha aba bana n'ubumuga? Tujye twita ku babana n'ubumuga, kandi twumve ko nabo bafite agaciro, kandi tunirinde kubakoresha imirimo ivunanye, kubera ko disi nta kintu bashoboye, kubera ko Mana yanjye ntabwo ari byo baremeye kugira ngo bajye bakora imirimo ivunanye. Ndakwinginze disi, kandi wibutsa ukanda subscribe kuri iyi filime kugira ngo uzajye ucikwa n'agasobanuye kuri Nganzo TV show, utazajya ucikwa. Barakwereka disi yakomeje kumukoropesha, amukoresha imirimo ivunanye, no ati buretse gato yanze nkwereke. Yafashe inkweto, arangije arongera ahasuka imyanda, akoresha imyanda yari iri munsi y'inkweto, arangije aramubwira ati n'ubundi na hano ngera uhatoroshe. Wibuke neza ko mu nzu hari umuntu tutazi wari urimo afata video, kandi mwaka byaramwe ibi bintu bishobora kuba biraza kugira ingaruka kuri aba bantu, ariko mu by'ukuri ntabwo turabimenye. Yaramubwiye ati waretse gukomeza kumvuna, ati ko aho nakoropye ari hanini kandi aho natorosheje ari hanini, none kandi ukabona naniwe, kandi ukaba uzi neza ko ndwaye. Ibi bintu uri kubiterwa n'iki? Waretse gukomeza kumbabaza no kumvuna, ubona ko nta gatege nifite kandi nta n'imbaraga mfite. Wakabyaraye wanyumvise, kandi ko ubona ko nanjye nameze neza. Disi yakomeje kuhakinira umupira, akomeza kuvuga ati n'ubundi uko byamera kose, n'ubundi icyo twakuzaniye cyangwa se icyo baguhereye batuguhereye ni ukugira ngo n'ubundi ujye ukora iyi mirimo. Urabona ninde wayikora se? Ariko mu by'ukuri mboneraho gutanga n'isomo, mboneraho no gutanga disi ubutumwa ku bantu bose babashe kuba banyumva. Ndagira ngo disi buri wese yumve, kubera ko ntabwo bikwiye ko dukomeza gutoteza abantu n'ubumuga, ahubwo dukomeza dushaka uburyo tujya tubafasha kandi tunabiteho. Disi twumve ko nabo ari abantu, ntitugombye kubaheza, ahubwo tujye tubiyegereza kandi tubabe hafi, tunabahumurize, kandi nabo tubabwire ko nabo ari abantu kandi bashoboye. Ariko mu by'ukuri yakomeje kumutoteza, akomeza kumubwira nabi, akomeza kumuhatiriza, aramubwira ati ahita yibuka kera uburyo yari asohotse mu nzu yirukanka, yarangiza agahita amukurura imisatsi akamubwira ati vayo hano, ati urimo urajya he wangigira we? Arangije akomeza kumushushubikanya. Ako kamwanya Maurice niwe watabaye, iyo atahagera byari kuba ibibazo. Ariko Mana y'isi n'ijuru, uyu mudamu n'umuntu mubi cyane. Ibi nibyo ari kwibuka yigeze kumukorera umudamu igihe yaragiye, ariko mu by'ukuri baramutotezaga. Ariko Mana ntabwo ibintu biba bikwiye kugira ngo bamutoteze. Ibi byose nibyo ari kwibuka byabaye mbere. Ubu disi arangije yafashe Maurice amukubita inkonji, arangije afata inzira yiruka aragenda. Ikigaragara cyo menye iki gihe aribwo cyagiye impanuka yabaga bakamugonga. Bakomeje kumwirukankana, bakomeza kugenda bamwirukaho, ariko mu by'ukuri ibi ni iby'uyu mudamu yibukaga kugira ngo akore impanuka. Bakomeje kumutoteza, barakwereka Maurice nawe yari aho ngaho, ariko mu by'ukuri umudamu yari ananiwe, aranababwira ati ndananiwe cyane, ni ukuri munyumve kandi mumfashe, ndi kubera ko meze nabi. Ariko mu by'ukuri mwakabaye muri kunyumva, ariko mu by'ukuri ntabwo bari kubyumva, kandi nta nubwo bari kubikozwa. Yo yakomeje kubabwira, barangije baramuseka cyane, baravuga ati n'ubundi ibyo uri kutubwira nta kintu bimaze, nta nubwo twanabyumva, ahubwo wowe fata bino bipapuro ubidusinyire, ubundi nushaka uzigira aho ushaka, twe nta kibazo dufite. Barakwereka Maurice yatangiye kuzana bya bipapuro, atangira kubisoma, aramubwira ati n'ubundi bidusinyire, tubwire ko uzajya ukora imirimo ya hano mu rugo yose, kandi uzajya uyikora nta muntu ugufashije n'uyu n'umwe. Arakwereka disi batangiye kumusinyisha ku mbaraga, baramubwira ati sinya hano n'ubundi uko byamera kose. Yo ariko disi yarasinye kubw'agahinda ndetse no kubw'agaguhatirizwa, ntabwo kandi yarashoboye, kandi ubona ko afite imbaraga, ariko mu by'ukuri baramutoteje ndetse baranamuhatiriza, ariko aranga arabikora. Mana nyagasani, mbega abantu babi. Disi barakwereka umudamu wa Maurice yatangiye kwishima cyane, aravuga ati ubu nta kintu na gito nzongera gukora, ati no guteka byose uzajya ubyikorera. Ariko mu by'ukuri byari biteye n'agahinda, kandi ubona ko binababaje. Bakomeje kwishima, arangije Maurice yari afite
insinga yarazanye insinga ebyiri tutazi ngo zikora gute cyangwa se zikuye hehe, zari zirimo umuriro w'amashanyarazi. Arangije agiye kumukubitisha umuriro mwakabyaramwe, arangije ko hari uburyo bwo kugira ngo barebe ese uyu muntu yaravunitse bamusuzume. Arangije disi kubwo gahinda no kubwo gutotezwa yarahagurutse, kandi nawe ntabwo ari ubyikoresheje, yarahagurutse kubera izo singa z'umuriro w'amashanyarazi. Nawe urabyumva bagukojeje umuriro w'amashanyarazi ukuntu byagenda. Disi yarahagurutse arangije arababwira ati n'ubundi ibintu byose muri gushaka gukora aho kugira ngo mubitishe umuriro w'amashanyarazi, reka nangire nigenze nambuke gake gake, ariko mu by'ukuri nimuze kumbabaza ndabinginze. Disi barambara kwereka Maurice yarangije n'umudamu we bakomeje guseka. Ako kamanya yarushinzwe umutekano yayisaza arababwira ati muwe musigaye ibyo byose mubyihorere. Arangije itazana ka video, ntabwo tuzi aka video kafashwe nande. Arangije yarakaberetse arababwira ati ntabwo bikwiye ko mugomba gufasha ubana n'ubumuga gutya mumutoteza ndetse murakomeza kumugirira nabi, kubera ko ntabwo ari byiza ibyo mwabashiye kuba mwakora. Iyi video yagiye hanze kandi mu by'ukuri abantu bose bamaze kuyibona, ariko mu by'ukuri ibintu mwakoze ntabwo ari byo, ntabwo ari n'iby'agaciro. Amaboko hejuru maze nimurangize mutambuke mucano mbereke. Arangije disiraisi babatambikana. Ibi ni ibintu byiza cyane umupolisi yakoze, kubera ko nawe uzi neza ko wakoze ibintu bitari byiza bagufata bakakujyana. Yaraje disi ahita ahobera wa muntu, arangije aramubwira ati ihangane, ntabwo bikwiye gukomeza guhohoterwa, ahubwo ugomba kwitabwaho. Yo ushinzwe umutekano yaraje aramuhobera aramubwira ngo ihangane, ndabizi neza ko uzamera neza. Yo hanyuma rero nuzacikwe n'agasobanuye ku butaha. Byarangiye ushinzwe umutekano akomeje kumufasha disi, ibindi nuzacikwe. Bye bye.